Abahanzi mwese b'Abanyarwanda ndetse n'abo ku isi yose, mukoze nka Clarisse Karasira mwaba mwiteganyirije, mwaba mwirinze byinshi bibi kandi mwaba mwiteguriye byinshi byiza. Bavandimwe beza, abatwumva muri mu Rwanda, abatwumva muri hanze yarwo, mwebwe mwese nshuti mukurikiye ibiganiro bya The Universal Green News, impamvu twashyizemo iyo green ni uko dufite intego yo gushyigikira ibikorwa byo kurinda ibidukikije, protection de l'environnement, no kugira nyine isi y'icyatsi kabisa, isi itoshye. Kuko mwabyumvise rero muri introduction cyangwa mu iriburiro, nagize nti abahanzi bose baba bo mu Rwanda cyangwa abo ku isi yose, mukoze nk'uko Clarisse Karasira akora, mwaba mwiteganyirije. Clarisse Karasira akora ate rero? Twese turamuzi, abenshi baramuzi, abatamuzi wenda ni bake. Ni umuhanzi nyarwanda uhanga indirimbo nziza, ufite ijwi ryiza, ndetse nawe ni mwiza, ariko akora ikinyuranyo gikomeye. Ntekereza ko n'abandi bahanzi mukwiye kumwigiraho. Clarisse Karasira aririmba indirimbo ziryoheye amatwi, zinaryoheye amaso, ariko Clarisse Karasira ntabwo yiyambika ubusa. Icyo ni ikinyuranyo gikomeye, aririmba ariko yubaha umuco nyarwanda no kwiyubaha k'umunyarwandakazi. Ubundi Clarisse Karasira akwiye kwambikwa ikamba rya nyampinga. Kugeza ubu mu Rwanda nta n'umwe ngira ngo uraryambara, babandi bitwa ba Miss bo ntabwo ari ba nyampinga, niko mbitekereza, niko mbibona. Tunashingiye ku muco nyarwanda niko biri, ariko Clarisse Karasira ikamba rya nyampinga akwiye kuryambikwa, kuko ni umukobwa ufite ibikorwa, w'icyamamare, kandi wiyubaha kubaha n'umuco nyarwanda. Nta ndirimbo n'imwe nigeze mbona yiyambitse ubusa, akora ibikorwa bimeze nk'iby'ubusambanyi cyangwa ibintu by'ibishegu. Ibyo ntajya abikora. Ndabizi ababikora baba bagamije kubona ama views kugira ngo barebwe cyane, kuko muri iyi si Satani arategetse, ntago ayoboye. Kuyobora no guteka biratandukanye. Satani arategetse, muri iyi si ntayoboye. Niyo mpamvu indirimbo nyinshi tubona, imiziki myinshi tubona, byanze bikunze hagomba kubamo abantu bambaye ubusa, cyane cyane ab'igitsina gore, bagaragaza ubwambure, bakora imikino y'ibishegu igaragaza ibintu bimeze nk'iby'ubusambanyi. Ibyo Clarisse Karasira ntabikora, kandi ntibimubuza
ntibimubuza kubona viyuzi zihagije, ntibinamubuza kugira abasabusikayibazi bahagije, ntibinamubuza gukundwa, ntibinamubuza gutera imbere. Reka mbahe urugero, Clarisse Karasira ngiye kumugereranya n'umwe mu bahanzikazi ntari buvuge izina ariko uririmba agaragaza ubusambanyi, uririmba yambaye ubusa, ndetse njya numva ngo yagiye no kwibagisha ikibuno kugira ngo agire icyo yerekana gitubutse. Clarisse Karasira kugeza ubu afite abasabusikayibazi 292,000. Ntabwo ari bikeya. Uwo muhanzikazi mbabwira wamutanze no mu muziki rwose, yaramutanze, yatangiye mbere nk'imyaka 10 we afite abasabusikayibazi 122,000. urabona ko Clarisse Karasira amukubye inshuro zirenga ebyiri. Bivuze ko Clarisse Karasira niwe ukunzwe n'abanyarwanda ndetse n'abandi kurusha uwo nguwo wiyemeje kwitamaza yishyira ku karubanda ngo kugira ngo akorere amafaranga, ariko akirengagiza ingaruka zirimo turi bugereho. Reka rero mbabwire ingaruka ziri mu gukora umuziki, mu gukora filime, abantu birengagije kubaha umuco nyarwanda, birengagije kubaha umuco nyafurika, birengagije kwiyubaha, bagaragaza ubwambure bwabo. Ingaruka ni nyinshi, izo mvuga nizo ntekereje ariko ni nyinshi, ni nyinshi kuruta izo ndibuvuge ngiye kuvuga hano. Iya mbere ni uko umugayo umujyaho. Umuntu washyize amashusho ye y'urukozasoni hanze mu muziki, muri filime, yambaye ubusa, umugayo umujyaho rwose, agabana benshi kurusha abamushima. Abamureba bakamukunda ni abantu b'abahehesi batagira icyo bamumarira. Bityo rero niba ari umukobwa akazajya ukabona umugabo biramugoye, cyangwa se yabona umugabo akabona umugabo w'icyomanzi nka we. Ntekereza ko bene abo ngabo n'ingo zibagora. Ingaruka ni nyinshi. Abantu bashyira amashusho yabo mu ndirimbo no muri za filime bambaye ubusa, uyu munsi ari abakobwa bakiri bato cyangwa se n'abasore bakiri bato, birengagiza ko bazakura, birengagiza ko bazabyara, baba banirengagije ko babyawe, nk'abagifite ababyeyi cyangwa se bafite ababareze baba babakojeje isoni, ariko kandi birengagiza ko nabo bazakorwa n'isoni imbere y'abana babo. Ndababwiza ukuri, bariya abantu iyo bamaze gukura barwara za depression, bagira agahinda gakabije, kuko kubona umwana wawe akubona umaze gukura, umaze kwijigija, cyangwa umaze kuba umukecuru ufite abana b'inkumi n'abasore batayobotse umwuga nk'uwawe, bakakubona mu ruhame kuri YouTube
ku mavidewo hehe hose wambaye ubusa urimo gukora imikino imibonano mpuzabitsina imeze nk'imibonano mpuzabitsina mu ruhame kuri YouTube irebwa n'isi yose, wowe ubwawe iyo ubibonye bigutera agahinda utagifite igaruriro. Abana bawe n'abandi bazagukomokaho na generasiyo uzitera ipfunwe. Iyo niyo ngaruka inakomeye cyane kurusha izindi. Ndagira inama abahanzi n'abahanzikazi bavandimwe, mwisubireho hakiri kare, mukore nka Clarisse Karasira, mumushake mumubwire umuvuno akoresha, akaririmba atagaragaza ubwambure bwe, akaririmba yiyubashye umuco nyarwanda, kandi akabona abafana, agatera imbere mu muziki we. Hanyuma namwe mumwigane, mwisubireho. Amavidewo mwashyizeho abasebya, abambura icyubahiro, muyakureho. Niyo nama nabagira, kandi nzi neza ko uwabikora yazanshimira, ariko n'utari bubikore ntibizamubuza guhura n'izo ngaruka, ingaruka zo kugira ipfunwe we ubwe igihe azaba amaze gukura, ingaruka z'agahinda gakabije igihe azaba abona ubwambure bwe amaze gukura, atagifite ya myumvire yari agifite agitangira kujya mu muziki ari umwana muto, akiri umukobwa mutoya cyangwa umuhungu muto. Ingaruka z'ipfunwe rikabije urubyaro rwe n'abamukomokaho bazagira. Ndabashimiye cyane bavandimwe, abahanzi mwese b'abanyarwanda ndetse n'abo ku isi yose, mukoze nka Clarisse Karasira mwaba mwiteganyirije, mwaba mwirinze byinshi,